Ese birashoboka ko umugore ashobora kumenya igitsina cy'umwana atwite? Birashoboka cyane rwose ko umugore ashobora kumenya igitsina cy'umwana atwite, kandi ni ibintu byiza cyane bishobora kumufasha kuba yashobora kwitegura uwo mwana, akamushakira ibyo yambara bitewe n'igitsina atwite, cyangwa se akabasha no kuba yakomeza gutegura izina ashaka kuzamwita. Rero hari abantu bagira ibitekerezo byinshi cyane, cyangwa se imyumvire rimwe na rimwe ishobora kuba nyine itari myiza, cyangwa ikaba yabatera ibintu bitari byiza byo gushaka gutekereza igitsina cy'umwana, sibyo, batabashije kubifashwamo no kwa muganga, ugasanga nyine nk'umugabo n'umugore batangiye kubipfa kubera ko nyine batazi igitsina cy'umwana, cyangwa se bakeka ko ari umuhungu akavuka ari umukobwa, cyangwa se bakeka ari umukobwa akavuka ari umuhungu, kandi batabashije kujya kwa muganga ngo bamenye neza igitsina cy'umwana wabo batwite icyo ari cyo. Rero inama nziza cyangwa se ikintu cyiza ushobora gukora ni ukujya kwa muganga kugira ngo babashe kugufasha kumenya igitsina cy'umwana wawe, ubashe kumwitegura neza. Ubundi uburyo bumwe kandi bwizewe burusha ibindi bwo kumenya igitsina cy'umwana ni uko ujya kwa muganga bagakoresha imashini ya ultrasound. Iyi ni imashini ifite ubushobozi bwo kureba ibice by'umubiri bigize umwana. Iyo umuganga ayikoresheje ashobora kureba akamenya se uyu mwana ni umuhungu ni umukobwa. Iyo ari umuhungu ashobora kubona igitsina cye cy'ubugabo, cyangwa se yaba ari umukobwa akabona n'igitsina cye cy'ubugore akoresheje iyo mashini ya ultrasound. Igihe cyiza cyo kujya kureba igitsina cy'umwana wawe ubundi ni mu gihembwe cya kabiri, kuko mu gihembwe cya kabiri cyo gutwita nibwo umwana aba amaze kugenda yakuze neza, ibice by'umubiri byose bihari, ariko nanone atabaye munini cyane, kugira ngo iyo abaye munini cyane hari ukuntu nanone amatako ye cyangwa se igihimba cye bishobora kuza bigatwikira cya gitsina cy'umwana, noneho umuganga ari gukoresha ya mashini ya ultrasound ntabashe kubona neza igitsina cy'umwana wawe. Rero igihe cyiza niba ushaka kumenya igitsina cy'umwana wawe ugomba kugendera ni mu gihembwe cya kabiri, kuko nko mu gihembwe cya mbere ho usanga nko mu byumweru bya mbere umwana aba atarakura neza ngo ibice by'umubiri byose bibe bihari kandi bigaragara neza. Mu gihembwe cya gatatu nanone ugasanga umwana aba yakuze yabaye munini cyane, ku buryo rimwe na rimwe ushobora gusanga ibice by'umubiri rimwe na rimwe byatwikiriye igitsina cye, ku buryo umuganga akoresheje ya mashini adashobora kwibona neza cyane. Rero ni byiza niba ushaka kumenya igitsina cy'umwana wawe kugenda ugiye ukiri mu gihembwe cya kabiri utwite. Kandi rero ikindi nasorezaho mvugaho ni uko igitsina cyose cy'umwana watwita ntacyo gitwaye, umwana wese ni umwana kandi ari umuntu uzagira akamaro igihugu n'umuryango wawe, nawe akigirira akamaro. Ntibikwiye kuba intambara rero cyangwa kuba ikibazo cy'uko ngo umuntu yabyaye umukobwa cyangwa se yabyaye umuhungu. Ibyiza niba ushaka kumenya neza hakiri kare, egera muganga agufashe, kandi igitsina cyose ubonye umwana wawe agiye kuvuka afite ucyakire. Mwakoze gukurikirana umuyoboro hano kuri YouTube, naho utaha mwari kumwe na Ufite Inyuma Steve.